n'igice kugera saa 6 z'amanywa cyane. So video yanjye muyiza nawe ariyo duheraho. Abantu batari kuri YouTube channel mufite ibibazo byinshi cyane rwose. Iyi video ni utari kuri YouTube cyangwa se ngube uri kuri televiziyo. Ninde ufite ibibazo? Uyu niwo mufana ngo w'umwaka twabonye muri stade wirushanwa. Oya niwo mufana w'umwaka. Niwo ndakongwe hari umufana w'urubyina kuri Yesu bya Kinyarwanda. Uyu mufana tumukeze tumukomera amashyi rwose. Yahisemo kwikokora. Uyu mufana arabyina neza ibya Kinyarwanda rwose. Yahisemo kwikokora banamaga pira karimo karamurebera y'agashati. Arangije uburyo yafunze iriya pataro. Jewe uburyo yafunze iriya pataro. Uburyo yafunze iriya pataro nibyo bashiki bacu rwose. Ibi rero hano hari imbere yuko match y'u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Estonia itangiye. Yari zaratangira buri. Iratangiye guserebura kare. Hano hari hakiri kare byari hakiri nko masaa kuri 2:40 gutyo. Na 50. Gutyo rwose mu masaa kuri 40 gutyo mu zirengaho rwose. Tekereza ko n'abakinnyi batari bakageze mu kibuga ngo bakoreshe foma cyangwa se ngo bishyuye. Cyangwa basi bari bose muri uzaho. Na 50. Sha wapi kabisa. Hano hari hakiri kare cyane. Buriya rero reka murusetsi. Saa 1:15 stade yose yari yuzuye. Yari yuzuye. N'abantu bari hanze ari benshi cyane. Kandi noneho ahantu ibintu bibera ibibazo nirinze gufata amashusho twagiye gufata amashusho umupolisi aratuza y'abantu bari hanze. Ariko hanze hari abantu ninjiye mbaza umuntu usenda wese k'abantu bari hanze baruta abantu bari muri stade. Nanone kandi yongeyemo kandi kantu biragenda bite 47 ntabwo byajya hari hanze. Oye biri seriye kandi ndi kukubwiza ukuri abantu bari hanze bari benshi. Noneho reka ngwene cy'uburyo stade yanganaga barebe match base barebe match bumvaga abandi bafana n'abagafana bandi bashyira kuri kuturadi barumva reka ngwene ku buryo stade rero yanganaga cyangwa se yari hanze. Stade yari yakubise yari yiberewe rwose yambaye neza afana ubona icyo nakunze hano yaduhe iyi video ya kabiri ya mbere bayihora umupira w'amaguru ikintu cyitwa sport cyo buryo dukunda umupira w'amaguru. Iyi video aba ariyo baduha rwose ya kabiri iyo yindi ya kabiri. Hano nari maze kugera muri stade saa 2:40 gutyo. Injiye muri stade saa 2:40 gutyo. Hano hari saa 2:40. Ubu batwereka indi video wenda irambutse. Urumva ko hano nyine abantu bari bataraza neza bari batarafiningira nyine. Bari batara stade ngo yuzure. Urumva ariko indi video nafashe mu masaa 15 nabaraga iminota cyangwa se nanayirebaga. Stade nyine yari yuzuye neza rwose 100%. Twatuboro twari duhari muri match bazo. So mbere na mbere utuhe twatuboro bari batanze twari duhari muri match ya mbere. Tanzimana ni barayembwe se wowe wabashe kubona ji n'amazi. Ageze usanga abanyamakuru bagenzi banjye bari bakuriwe. Wewe wasanze ariko byose byageze. Wasanze ari witije Bo nanjye aho nari nicaye nasanze ngo ari umuntu wari uhicaye ari mukajya kwicara handi byari biti. Urumva yashaka ko yakoresheje ahantu heshi. Arakoze cyane. Iyi video bayikuye he? Aka video aho gatangirira. Urumva Emerega bino bintu yarabyo barizo cyane. Reba aho gatangirira hano kuri ruhande iburyo bwacu kuri screen. Urabona mu muhanda uriya no muhanda n'abantu uri kubona. Urumva nuko nyine rikagufi yabitewe nyine bitewe na conditions zari zihari byari bigoye ko ushobora kubona ibirenze ibi. Urumva kubera abantu benshi urabona ahangaha honyine mo hagati muri ishusho no hano nyine hari akanya ko kwinyagamburira ariko ahandi abantu bibizuye imiri amyandi ikikije. Hano ni munsi ya Stade Amahoro munsi ya BK Arena. Uyu ni wa muhanda utambika ukagera ku rusengero rwari Remera kuri ADEPR Torero ryari Remera kuri na paruwasi ariko na paruwasi yitora ADEPR mu karere ka Gasabiri. Yego hari ikintu bita umufa uyu muturage muhanda w'umuceri kugera hirya urabona uzano hino ngo umuturage ni muke muri kubona hanga ariko abaturage muri kubona hanga ni bake. Yego hanga rero ni bake iki ni igice kimwe
uyu nuriya muhanda urutambika hariya ku rusengero epfo rusengero ugatambika ukaza ukagwa hinanga ku muhanda ugera ku karere. Ariko abantu kuri YouTube channel yacu batubwira ngo byari basangahe dufashe byari basangahe aha ngaha mita ya mbere yasaga nkaho irangira abantu bakiri hanze barashaka kwinjira ariko stade yuzuye. So biragaragara ko mu by'ukuri icyo ikibura si urukundo rw'umupira mu bafana ahubwo ni ikibajyanayo ikipe isi ndibona abafana ariko kandi nanone ibintu byo kuwinjiriza ubuntu no gutwara abantu bajya kureba match nabyo bigatuma nyine ubushobozi bwo stade ifite bwo kwakira abantu buba bukeya. Ugiye kuduseta nijoro nari nitahiye urumva twagiye gusohoka baratubwira ati ntago muhita musohoka aka kanya. Ese wa muntu wari batwaye we byamugendekeye bite wa muntu wari batwaye abavandimwe bareka nawe se ikibazo ni kimwe bamwandikiye ubutumwa bugufi bati rwose numvaga amazina atariko nitwa Samsa oya sha ya video yindi nagari umugabo baje kwishyuza mu rugo noneho akabwira umugore ati ntugire umuntu ubwira ko mari yarangiza umugabo ati se umutware wari hehe ati naho hari ati ko se umutware haterega naho hari ati ko se umutware wari haterega yambwiye ngo ngubwire ngo naho hari so rero wagiye kwita wagutwe yari yicaye munsi ya stade dore rero stade iri shusho ni iryanjye riri ry'amanota rero kuri bya byuma byawe ku gikoresho cyane ibya byuma cyane byari byabaye bizemo no yewe byari murafatika usibye ko wenda bigize ntabwo biragize ifoto n'izindi nzira biragaragaza ko ari icyuma kizima ubu ishusho muze kuri YouTube mutubwe iri shusho kuko hari ikintu ritwaye njari nyine ntacyo wakwiteka so ukuri ko stade ariko nari nsohotse nari mo nabwira nsohotse nageze hanze tubanza gukererwa gusohoka kuva muri stade kubera urumva ko abantu benshi bakomeza stade iriya shusho ntacyo tugeze hanze rero ibyo bari bavuze oya batwerekane gake rwose nimushake mwe mutwerekana n'ibindi ntacyo musibe kwerekana ibitego ariko ntabyo mufite tureba hanyuma ariko tugeze hanze rero turi gutambika imbere ya BKR kakantuza ya mikrofone y'aba hariya bita bamutse oya cyera niko babitaga abakangura bomba barire rwose ongera usabe imbabazi neza nsabye imbabazi urumva umuntu umwe aravuze ati abantu twaturukanye ku gisozi abati ndatashye ntangiye karaba ati duhurire kwa Rwahama ntangira koza umubare turi baradusanga kwa Rwahama se koko ngo tugende no ukabona abantu bari kwirukanga yari speed bari kuri speed ku buryo urebye nabi nyine bwo nawe na Jare ke buryo yigurukaga mugenzi wacu yari muraguruka abantu bati kayisa ni atari yagiye ku gisozi yari mashwe kurajya kuri stade iruka reka ubwize ukuri byari ibintu bikaze cyane gusohoka ara kuri stade ariko ni ntuzanizane privilege ziza dore ko twinjira muri stade wenda hari ibyo turaza kugarukaho brother we yari arimo arakora akazi keza cyane twatunu ngarashuje arimo twatunu hanze ya stade ntabwo abantu bari bagize amahirwe yo kureba umupira ariko ibyaberaga muri stade babyumvaga yaba ku mahadi atandukanye wabonaga vibes imeze gute abantu barimo barakira gute kuba batari kuri umupira bishimye gute aho hanze rwate batinje muri stade bavugaga iki abanyarwanda burya akenshi nyine hari ibyo batakubwira ariko hari n'ibyo ubona ku maso byari ibintu bibiri hari abavugaga bati noneho turajya mu cyisi ariko hari n'ababazaga abantu bati mwinjiriza ubuntu gute mukatubwira ngo tuze mutazi ko turi bwinjire ko hari ababyeyi byananiye kwakira ko stade yuzuye ariko abandi kubera ko biba bafite udutelefone ku matwi bari kumva match igitego kirajyamo ukabona barishimiye muri rusange ariko kandi nanone nyuma y'igitego bakongera bagaruka bati mwatuzaniye iki ko abanyarwanda tugira akantu ko kwesista ko guhatiriza
kuko nimba bakubwiye ngo stade yuzuye ubundi nyine uba ukwiye kubyakira ubwo ko niyo nyine n'ahandi biraba stade ikozo byanyebekeje ko nabwiye umuntu hari uburyo ushaka kwaranjamo abantu ugashakamo n'ikintu big screen byo ko abantu nibura bareba umupira ku buryo bwaborohera ariko igitandukanye iyo initiative yo kwinjiriza ubuntu no gufasha abantu ntekereza ko wayigize atari bo bari kumwe n'abo bantu wagize icyo gitekerezo se wari uhari gusa ni byiza gufasha abantu reka nguhe urugero njyewe turi gusohoka umuvandimwe yambwiye nyine urabizi gusohoka ni ibibazo urumva nyine murategereza kugira ngo muze gusohoka neza nta burenganzira bari mwanambwe ati kandi ubu banyarwanda ukuntu bateye twahita dusunika polisi n'abasirikare bari hano tukahita dusohoka ntabwo ari abanyarwanda ahita mbwira mpita wese hari ahantu se mwigeze kubikora birakunda wenda bicamo cyagiye bafungura stade ntitwari ntabwo ari ugufungura stade uretse sigata be basogongeye stade cyagiye mu muhuro mu mahoro se ntitwabikoze banawunge se buriya ntabwo uri nko mu bariye wenda nk'agati kugira ngo mujye ku ruhande mu bisa abandi mwinjire neza cyangwa bashyire ku murongo ati byihorere mpagaze aha niyi ninjye washoze intambara ubushize ariko ndabizi byabaye nyine namwe ati rero uri ukwiye kwitonda hano nyine tugendera ku mategeko so ariko nasaba gusa ni discipline ariko nasaba abanyarwanda badufashe natwe twifasha nibashyiraho uburyo wo kugura amatike namwe muyagure kuko nka federasiyo ndetse n'abashinzwe gutegura imikino nk'ingi baburije kwemera kwinjiriza abantu ubuntu kubera ko mwaberetse ko mudahari kandi match mukuru w'igihugu ari buze kureba match murabizi hano iwacu mu Rwanda kuntu tugerageza gushaka uburyo buri kintu cyose twateguye kiba gisa neza birabaje kuko kuba FIFA yabiri hano iwacu mu Rwanda urakoze cyane noneho bivira iwacu mu Rwanda isi yose imera ibikorera hano iwacu mu Rwanda ugasanga ntabwo bimeze neza rero ni ikintu cyiza cyane cy'agaciro kandi gikomeye ko abantu bagerageza nyine so igihe twagize cyane zetambi yakumvikana ariko mugerageze mwitabe ntabwo mbona ikibazo ngiye ku banyarwanda bareba umupira ikibazo kiri kubategura uwo mupira tujya kureba nimba umaze imyaka 2 tumenyereza ko kujya kureba match z'Amavubi ni ubuntu noneho hirya yo kuba ari ubuntu uranaza kuntwara mu rugo mukore n'ubwo bukangurambaga nzire ubuntu kureba umupira nibyo ministeri na ferwafa match muyigira ubuntu nibyo ariko mureke noneho abantu ahubwo mukore ubukangurambaga mbere abantu tube tubizi tuzaza koko n'ubuntu ibyo kuvuga ngo ni kwinjira n'itike noneho tukazagera kuri match noneho aribwo bibubuntu ku mwisho kubera ko hari ikigiye kuba kubera ko hari umuntu runaka ugiye kuza mugatinya ko yaza kuza akajya muri stade yambaye ubusa mukaza nibyo buriya ntago hafatwa na initiative nka Minaroke Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu nayo idafatanije na Minisiteri ya Sport mubigira ubuntu ariko noneho mureke wa munyarwanda ushaka kuza kureba umupira tuzi si ngombwa nagari kamara ko stade igomba kuba ari mu 45 kuzura ni byiza ariko nanone ntago cyo abwari ubudasaba kwe kuba bw'u Rwanda gusa mu mupira ahubwo mureke haza abantu binorohereze na babandi badufasha kwinjira mu kazi kabo kuko ku mugoroba twabagoye umunyarwanda rimana insista rimana ajya kuri bya byuma bashyizeho ngo tutinjira stade yamaze kuzura ubushobozi bwa stade bwarangiye ni mubigira ubuntu mukaza no kudutwara mu rugo mukanaduhamagara ngo hano hari bisi biraza kurangira rimwe n'imwe bura ntago waburi byangirika sibyo kwinjira ubuntu nibyo ariko noneho atwebwe abanyarwanda noneho ntago nekereza ko twabura uburyo twideplace tukaza kureba kuri stade match ariko bitarenze ubushobozi bwa stade noneho niba mwafashe iteke yo kuza kudutwara mu rugo munateganye ko wa mufana wasagutse hanze igihe arafata cyo kongera kuza kwigarura mu rugo ya match ntayirebye bya byishimo mwifurizaga ntabibonye ngaho ni muteganye uburyo rero bw'amascreen hanze kwiyo mihanda n'ubundi ntiri gukoreshwa igihe uko n'undi twayifunze turebe uwo mupira urangira icyatujyanye tukibona byose abantu bahora biga iremera hari ikintu bita ngo no se hari ikintu bita ngo iremera se sport nubo ngo iremera hagiye kujya hagiye kubaho sport hub ni iki ni cyanya cya sport ni cyanya hari ibikorwa bya sport iremera ibyo bintu byose bizahajya kandi uriya ntabwo bizaguma gutya ntabwo bizaguma gutya match ari ubuntu abantu babaza kuri match ari ubuntu ntabwo ariko bizakunda ko ubona ko binagoranye cyane ku rwego rumwe ndetse n'urundi ubwo abanyarwanda batabashe kugira amahirwe
yo kwinjira muri stade kandi bari babishaka bagiye gukoza ibishoboka ariko ikibazo hari n'abari bishyuye hari n'abari bishyuye abishyuye bari bari hanze basigaye hanze so wenda minisiteri ya siporo ubuzima nyine bw'iwacu ukuntu dusanzwe twitereye turi abana beza mu muco wacu mu minsi ejo nabonaga umukuru w'igihugu arimo arashimira abanyarwanda uburyo turi abana beza tunakomeza tuba abana beza ariko nyine bajye bagerageza babyiteho babikosore yewe icyo nashima ni uko reka mureke uyu munsi dushime wenda sibyo ubutaha ibigendanye n'imyinjirize kwinjirira ubuntu yewe rwose ibyo nshima mu kibuga hano ni football separagere ku mugani w'ababandi kugira ngo nabyumve neza jihadi urumva jihadi hano yaje gufata umwana yego urumva kapiteni w'ikipe y'igihugu uyu ni kapiteni w'ikipe y'igihugu sinzi these people our type ntago they not a robot sibyo yamwangeze hari yanze ko yinjira mu kibuga yanze kamwinjizanyamo hano nuko ngo ikintu ushaka kuvuga niki hano football si intambara sibyo ushobora kuba wahawe amabwiriza ko nta wundi muntu wemerewe kwinjira mu kibuga uretse abakinnyi gusa ariko you're not a robot. This is a captain w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Jihadi ariko yamwemere ntago ari wamwemereye ntago ari we ashaka umugisha yego uriya ashaka umugisha niwe waje niwe ntekereza ko ari nawe wari ushinzwe communication ya FIFA hano mu Rwanda ubu ngubu hano niwe waje gutuma agira amahari ariko kibaza u Rwanda iyo tugeze mu mupira tugira akarwa tubaho kwa bari abantu bashinzwe umutekano ku kibuga twikirwa ku kibuga abatipe reka twige navuze ngo reka tujye mu byiza kuko ikiza cyo ku kibuga nitugera mu kibuga hari byinshi byo gushima minisiteri ariko rwose sino hano uretse no ku ikipe y'igihugu tujya tubona no muri Rwanda Premier League mu mikino ya shampiyona n'indi mikino ikinirwa hano abashinzwe umutekano babajijwe kwinjira kuri VIP ubundi ntabwo abantu ari amarobo chairman wa ADEPR yashatse kwinjira muri pitch umuvandimwe rwose match yarangira bati ntabwo hano bahaca nibikunda chairman w'ikipe ya ADEPR football Deo Rusangana Deo yashatse kwinjira mu kibuga abantu bavuga ati ntabwo bikunda ubundi nk'uwo muntu ntekereza ko ntabwo bagine ntabwo bagira hari ikibano abantu babaje ku kibuga hari igihe badafite wenda ntabwo icyo badafite ari ubwo abatabizi hari ikindi kintu kiba kidahari kitari ubwo ariko ntabwo abamuzi so kutamumenya nijoro nitahe reka mbwize uko harya twari turi kumwe na twatahanye harya ni weho twahuye n'umuntu wari uri mu modoka itari ya gisirikare bamuhagaritse umupolisi yaramuhagaritse ariko haretse tugakomeza asanga harimo afande mw'imbere ageze imbere y'imodoka yamukubitiye amasa nuko ngo ari ikintu no type baba steward bagomba kwigishwa bagomba kwigishwa ko they are not a robots ntago ari amarobo niyo usetinga ukavuga ngo iki ni cyemerewe gukorwa iki cyemerewe gukorwa sibyo uko nuko wagiye komande imwe gusa kiki kitemerewe gukorwa iki cyemerewe gukorwa Krista turi mu rugendo urugendo rero bonere sinzi urugendo uvuga urwari ariko ibi bintu bimaze imyaka ubushize bakubise abantu hehe i Musanze ubushize bakubise abantu kuri Kigali pe ubushize twagiye muri press conference sinzi ndi bari gorira yari yakiye ahubwo muvandimwe yafashe interview baraza mwirukana nayo ejo bundi ashize ibyumweru bibiri papi wo kuri BTN Ndahiro Valence ahuye n'icyo kibazo kuri munsi ya Kigali Pere Stadium hariya hagati y'ikibuga cya Tapi Rouge na stade ya Kigali yahuye n'ibyo bibazo namusaba ati wewe zimya nayo mashusho wadushyizemo urumva that is a public area ibyo nashaka kuvuga nari ndi kuvuga ngo turi mu rugendo zo tumaze imyaka 5 bipfa abantu mwaretse ngasoza urugendo ko turi mu rugendo hano wamenye rushaka ubuzima urugendo turimo urugendo rwawe igitekerezo n'icyifuzo cya guverinoma y'u Rwanda nuko siporo yatanga akazi ku bantu benshi mu gutanga akazi ku bantu benshi buri wese akafite ubumenyi ndetse n'ubushobozi bwo kuba muri icyo kintu kuko birakwiye ko abantu ba steward badufasha ibijyanye n'umutekano wo ku kibuga kaba ari akazi kabatunga
kakaba ari akazi umuntu yakora kakabasha kumuhereza uburyo bwo kubaho akabasha kuba mu buryo bwiza ku rwego noneho afata igihe kinini cyo kunoza kano kazi kuko nibwira ko bajya bafata ibintu byitwa amahugurwa ariko usanga abantu barimo baragorwa nuko bidatanga akazi gahoraho cyangwa bitarimo ubuzima bituma bagenda bazana abantu batandukanye bakazana abantu ku kibuga bataza abantu bakazana abantu ku kibuga akenshi batumva neza amategeko noneho ugasanga umuntu avuga ngo urakora ibi ngibi umuntu agatangira kurwana bya n'umuntu akora ibi ngibi ntabwo yo mu mupira. Gatete ni inshuti yanjye iki kintu rwose Gatete mu gikosori cy'abahungu bawe ariko harimo amakambani menshi si Gatete oya Gatete buriya ni ubishinzwe na nijoro nawoze mbona arimo yitwa Eastgate simbizi sinshaka kwamariza we kumwamamariza uwo nzi ni Gatete niwe inshuti yanjye nawe undi ujya uhagarara kuri stade nirinze we kumuvuga izina handi media area yinjirira wa mupapa uriya mupapa yigeze kungora rimwe kabiri ariko tuba inshuti oya sinshaka kumuvuga izina rye wa undi uri kuri media kuri stade Amahoro media area hariya twinjirira oya ariko siranshakira izina ryiwe warire so ibyo nibyo byaranze umunsi w'ejo hanze y'ikibuga hanze ya stade Amahoro tugerageje kubigaruka ubwo impamvu twe tugarutse kuri reaction ya Jihad yagiye gufata umwana we kugira ngo aze yishimane bira ni ibintu bibaho i Burayi turabibona ariko uretse no mu kibuga uziko no mu modoka muri tagisi nyina abantu 18 iyo ufite umwana utarageza imyaka 7 utarajya gutangira ishuri uwo mwana utamwishyurira tike none se umugenzi wacu ntiyamuzanye yanze no kumuvaho kwizigira yambwiye ati reka njye kuzana ibikoresho ati turajyana wasigara n'abo ba Christese turajyana nawe njya bajyana kuzana ibikoresho so nibyo watwereka igitego cya mbere twihute siko bimeze 11 ntabwo bari bahindutse match banza n'abakiri ku match duhere kuri liste se yo kwishyira si ngombwa ko abantu barayizi ni mwizamu nacyahindutse kuri match basizemo Grenade igitego mwizamu ni Olivier Kwizera ku ruhande rw'iburyo ni Kagege urw'ibumoso ni Claude muri axe central ni Kavita ndetse na Mutsinzi Ange imbere yaho ni Boneri hagati kandi imbere yaho ku munani box to box ni Jihad Boneri mu gishapani ranyuma Boneri mugisha ku ruhande rumwe noneho hari ikibazo rigani mugenzi wacu yabajije Stefan Constantine sinzi nawe mwagikurikiye yamubajije ngo ugendeye kuri iyi list yamubajije ngo twabonye ukina 4-4-2 ariko ntekereza ko ari nk'umutego yashaka kumutega umutoza Constantine aravuga ngo ntabwo twize dukina 4-4-2 it wasn't ati se mwakinnye iyo system ati inama yari yanjye iryo ni ibanga ry'akazi ni ibanga ry'akazi ariko umutoza ku mugoroba Constantine yahinduye system sinzi naho mwayibonye nagira ngo umuntu abigarukeho cyangwa se mu bisesengureho gatoya yakinishije 4-3-3 sinzi naho mwayibonye match ijya kurangira ariko oya match natangira imbere yakinishije ba Mikel Zibombi babiri urumva babiri Lance ndetse na Jacques yego bombi ni babiri na Joje yego ndetse na Abedi ibyo bintu muri kubyumva ba Mikel Zibombi na Abedi niyo bakinnye imbere Joje yagarukaga inyuma bura gufasha Kagege bafite nimero 7 ukina muri Groningen muri Estonia bari bamuhaye akazi ko kuvuga ngo we fata Georgia ari buze guca kuri uruhande ariko acama nagarukamo hagati ariko yarafite n'uburyo bwo kuza ku defend systeme twabonye umutoza akinisha kuri match ya mbere wenda mwe mwanarebye match ya mbere je sinanayirebye yose nagiye ndeba ibice yari 4-4-2 uyu munsi umutoza akinisha 4-3-3 abantu bari muri stade twese twabibonaga ko ariko atakisha umukinnyi umwe uruhande rumwe ruri Abedi urundi ruriho uyu Jacques Christian ntabwo ariko yari arimo arakina approach y'umukino ahubwo birajya kujyana icyo ngicyo urimo uravuga igitekerezo cya Constantine yarabizi neza ko arazagorwa na Estonia muri mediane hagati mu kibuga kandi adashaka kuderanje ibintu bye adashaka kuza gukubaganira kuri 11 iwe yabanjemo uko na mugenzi wacu rigana arimo arabaza mutoza maje ati bizagaragara ko ushaka gukina 4-4-2 ariko ukabona ntabwo ari byo neza mbwa ati ibyari 4-4-2 ati hoya ati wakina ngicyo ati nibanga ryanjye yini cyane arimo arakina umutoza ubijyanye na tacticoma Georgia Kwizera yarimo arakina kuri couloir wings
yarimo arakina kuri wings ndetse na Noy Jack yarimo arakina kuri wari noneho ahubwo hakaba ikintu cyitwa amarotasiyo muri bano bantu bapivota tugakina ikintu gisa na nimero 10 bamwe ba kera ariko bagarukaga cyane muri mediane kuza gusedira cyane mu gishabonero ndetse na Jihad. Reka tugende gutya je nandi kuri stade yego reka nkubwire ibintu nabonye umusore witwa Joylance Michaels nimero 20 yego ari gukina nk'umwataka typical number 9 yego uri kubyumva Abedi uyu Jacques Michaels yacaga ku ruhande rw'ibumoso Abedi aca ku ruhande rwo haruguru rw'iburyo yaruhuriragaho na George Yakwizera sinzi n'iki kintu mutakibonye bwa muri kwireka Christian ngewe kuva match itangiye kugera George mu kuyo kurota 60 yananiwe buriya biragoye ko wapfa kujya muri system ya bane batatu udafite umu playmaker ahubwo nyine muri iyo perimentation no kugerageza gukina bya bindi kuko ino system y'abakinnyi bane babiri igufasha ko nyine ukarya seri nombre mu rubuga rwa adversaire ahubwo ubona ko muri ibyo ubona bijya gusa nka 4-3 niho ubona ko George yasa nkaho yagarutse ukaza kurangira ibona ko Abedi n'aba Michaels babiri aribo bari imbere ariko no uvuga ngo mu gihe turi dufite umupira n'iki cyose tugiye gutangira gukina niyo ubona ko Michaels uriya nimero 13 wacaga ibumoso na Georgia baba bagarutse inyuma muri mediane nundi basangamo Boneri na Jihad wo batajya bakaba noneho ahubwo noneho muri cyagiye nanone dufite umupira turi kwataka ubona ko Abedi arasanga yo nimero 28 Michaels muri box ya adversaire bituma abataka biborohera kuza gukina uko baba bayimo babiri noneho ubwo ikiye tufite baro n'ubundi style duhita tugira ubwo none abantu bane batatse zamu kuko George yazamutse uruhande na Michaels wundi arazamuka bituma nyine nabwo ubwo inyuma bivuze ngo twazamutse muri ya system n'ubundi nta kitekero ntacyo yahinduye ahubwo byabaye nkaho twinjira muri system ubwo basahabo basaga mu kibuga kuko ntabwo iyi system yabane batatu nta ushaka kumwe reka nkunganire Mite Boneri wenda ahita nawe agira icyo avuga ndi kumwe n'umunyamakuru RB witwa Nepo mu bicu twahurizaga ku kintu kimwe cyo kuvuga ngo ikipe y'igihugu y'u Rwanda irabura umukinnyi w'umuplaymaker biragoranye cyane rwose kuko ku kintu udafite playmaker ufite box to box player ari we Jihad Bizimana ariko udafite playmaking role iba yapfuye uri kubyumva nubwo ngo uwabikoraga ni Joylance Michaels wanagarutse inyuma aza gufata baro bakora pressing aza gufata baro arayirukankana Claude amuhereza pass n'ubundi aza gutanga pass kuri Abedi wagarutsemo hagati iki gitego cyatsinzwe hakozwe pass nibura 7 ya munani ni yavuye mu gitego uri kubyumva kandi nabwo bivuye kuri pressing sinzi niba uri kumva iki kintu no ngo twarakinze playmaking role yumwe hagati ya Samuel Gereti na Hakim Sahabu tubona uyu Joylance ko ashobora kugaruka inyuma nyamara arimo gukina kuri atake ariko guhinduranya cyangwa se guperimeta na Abedi akagaruka inyuma akaza ari naho yatwaye ibaro aza gutera passe Abedi nawe aza kwisangamo hagati yaba yatsinda igitego duhora tuvuga ko umupira w'amaguru ni ari nayo mpamvu ntekereza ko Constantine yaje system abatigeze nababwira system na kimwe tuvuga ko umupira w'amaguru ari science approach y'imikino ibiri abantu barimo kureba bari kudukurikira kuri televiziyo ndetse na YouTube barimo kureba igitego cya mbere wenda cya Abedi biramahire approach ya Constantine ndabyibuka uri kubona mushatse wa stopping hariya bahagarika hariya basubiza inyuma gato bahagarike nkwereke kuntu bari batatu nyine none ngiye gusobanura kandi ntuza Joylance gusobanura Constantine ndetse umubare nguce mu ijambo gatoya cyane bahagarika ahangaha Abedi ari kumwe nande n'abakinnyi bane bose b'ikipe ya Estonia uri kubibona iki kintu bivuze iki hano na atake y'umuntu umwe y'abatatu gusa yakinisha abakinnyi batatu imbere nyine Christian ari yavuyemo umwe agaruka Christian iyo kwanariza umupira ntabwo ushingira kuri ushingira kuri sindi bushingira kuri action ndikubwira ko nabibonye igihe kinini reka tujye muri tactical mu buryo barimo barakina bano bantu
ikipe y'igihugu y'u Rwanda kuri match ya Estonia yari bizi ko igiye gusufura ku bijyanye na position ndetse byanasufura yanasufura kuri urwo rugaragara ubugenzuzi bw'umukino kuko wabonaga ko ikipe ya Estonia ari nziza mu bijyanye no gukina bavuye mu kademi. So rero twebwe icyo twagomba kuza gukina yari amakarita y'umutoza kimwe bita gusoma ndetse n'abakinnyi bumva neza ibyo umutoza arimo arasaba. Niyo mpamvu nujya kureba muri equipe nationale turimo turabura premier kandi tubona ko tumukeneye kandi bafite Hakim Saab ndetse na Great, ariko Hakim ndetse na Great ntabwo barimo baratanga ibijyanye na tacticoma ibyo umutoza arimo arifuza kuko umutoza ntabwo yifuza umukinnyi uraza guhagarara, arashaka muvoma nyinshi mu kibuga ndetse no gushaka uburyo mukoresha ikintu cyitwa kwihuta. Mu gihe Hakim Saab ni umushaka kubanza kuryoshya umupira gutsindana umupira akeneye mu buryo buri tactique ninde turaza kuza kugenda muri tactique. Ariyo mpamvu ujya kureba mu busatirizi uyu Michaels ndetse na Abedi ntabwo ushaka kuza kumenya neza n'inzu gukina nimero 9 kuko hari igihe umwe usanga yagiyeyo undi ugasanga arimo aragaruka. Ugiye kureba akazi kenshi Abedi akora usanga bari gukina nimero 10 bakomeze ntari video urimo yakina asa urimo uragira gute urimo uragaruka. Ibyo rero bituma muri tactique usanga mu gihe tudafite umupira hari ikintu cyitwa kuza gukora block gishingiye kuri bantu bitwa bawinga, ariko Georgia n'umuntu usanga bifite iyo karite yo gukina asa n'ugarira ugasanga neza kuza gufasha kagege cyane mu bijyanye n'inyuma mu gihe uyu Michaels wundi we arimo arakuba kuri ya kurwa. Ikindi kintu ntekereza ko umutoza yahinduye Constantine ngo Bradimo wenda ahita avuga. Ikindi kintu ntekereza ko Constantine yahinduye nicyo kubwira Georgia ko system yo guca kubukinisha imuso gaca ku ruhande rw'ibumoso ntabwo bigezweho. Wakina ku ruhande rw'iburyo ukanatanga umusaruro. Amaze kwatanga passe yavuye mu gitego muri build up y'igitego yanatsinze igitego avuye kuri ruhande kandi ubonaga ko nawe atangiye kuryoherwa na ruhande kuko aragaruka inyuma cyane. Icyo umutoza Constantine nawe ujya basaba cyane, please mwebwe mukina ku mpande ugomba gukoresha igihe. Wabonye ko na passe Joyrance yatanze ni Jacques wamuhaye passe ivuye muri murumuna we niyo muhaye pass. Nujya kureba yo gukura defense ndetse no kujisha ahubwo nibaza nyine nujya kubireba ikipe y'igihugu y'u Rwanda wenda kugira cyangwa se tubijyanire rimwe n'ibitego. Reka tubijyanire rimwe n'ibitego bitemba bazi iki kibazo yahindutse iki cyangwa se irimo guhinduka iki muri rusange. Yego ngira ngo wenda mbere gato ko tujya no ku cyahindutse tukiri kuri systeme ubusanzwe systeme y'abane batatu nujya kubireba uzasanga ko akenshi ni systeme yagiye ikinwa cyane cyane ihereye muri Espagne no mu Buholandi kuri batoza nyine bafite IQ none n'abakinnyi batangiye gukina umupira bakiri abana babandi babitojwe bakiri batoye. Iyo uje iwacu rero muri twebwe turi amateri tutame ibintu by'umupira atari ibintu byacu ntabwo ari systeme yo kuza kwapurika gutyo gusa. Niyo mpamvu uzabona n'abasivuye nyuma ya Constantine ko Constantine n'undi adufasha kugera ku mwanya wa 68 tukaba 64 mu kwezi kwa gatatu nyuma ya 2015 nuko ni systeme n'undi yakinaga. Iyi systeme ifasha iki? Yorohereza ko umukinnyi nibura kuri bwa bumenyi budahambaye cyane afite ariko noneho ibya bindi ashoboye ashaka kubyisanzuramo kubera ko hano nimba akinnye bane babiri cyagiye cyo kugarizwa kiba gicya kuko ufite abakinnyi benshi bogarira ariko kandi nanone no mu gice cyataka iyo utangiye kwataka usanga muri box ya adversary mo abakinnyi benshi ko nimba ufite abataka babiri umupira ugiye ntabwo urasanga inshuti inosa gusa urasanga hari nababandi bandi ba muri ruhande ku buryo nawuhusha urabona undi muntu ukina none tujya ku cyahindutse rero ndashaka ko cyahindutse tubwire cyahindutse. Iki ni igitego cya kabiri abadukurikiye kuri YouTube channel ndetse na Live TV barimo kukireba. Ni igitego Jihadi muri interview yatanze yabwitangazamakuru yatubwiye ko iki gitego ntago kije par accident. Nibyo bakora abantu babimenye iki gitego ntikije par accident. Iki gitego cyateguye mu ntuza mu myitozo. Yavuze ati kiri igitego cyateguye mu myitozo apana kuko hari umupraze muri corner twakiguyeho urumva. Ni igitego cyatsinzwe na Jacques Michaels passe ya Jihadi. Babonye ko aba batipe y'abanya Estonia ni barebare cyane kandi buriya Estonia ni muyirebe kuri ngo ni equipe yoroshye yegere ku mwanya w'ijana 29. Estonia ni ijana 23 n'ibati ku ijana 29 nitwe ubwo yahinduye umwanya yego ubwo twayisimbura iri imbere yacu turi kumwe ariko Estonia
ugiye kureba twahoze tunyuze amaso mu ekipe bakinira abatipe ba Estonia bakina muri ekipe zimwe ziwabo. Hari abamwe bayigo bakina muri Hongria urumva n'abakina mu Budage na Belgique ariko abenshi bakina muri ekipe ziwabo. Ari nayo mpamvu byaboroheraga muri mu kubaka umukino cyangwa se mu kubaka ibigenanye n'imikino. N'ikipe imaranye igihe baraziranye cyane. Hari n'uwo nabonye avuga ngo birezerevye ngo n'ibiki ndabivuze ngo ndamureba nabateko se Abanyarwanda nitunyurwa. So ariko icyo nashaka kuvuga ni imitegurire y'iki gitego Jihad yavuze ko bagiteguye mu myitozo. Si iki gitego gusa jya no ku bitego u Rwanda rwatsinze Grenada. Uretse Jihad wa shotuye umupira kure ibindi bitego uzabona ko ni ibitego baherekanyije. Nujya kureba igitego George yatsinze umupira yatanze kugira ubwo ugera kwa Biramahira Bedi awugarura nagatsi uri kumva. Nujya kureba kuri pass ya Ishimwe Jaren yahaye Hakimu Sahabu ni igitego nyine cyabaye ko ni umupira ni pressing akoze yambuye umupira ariko nawe nakomeje kwinjira ahubwo ahisa utanga. Ni ibitego ubona ko turi gutsinda no bya bitego bitandukanye n'ibyo twatsindaga mbere ya Stephen Constantine ko byari ibitego biva ku mipira y'imiterekano ni koroneri ni Barafinda ubonye umupira ugarutse akusemo urushoti igitego ni yonke tubyinnye mu nsinzi ni igitego kimwe tubonye ni bibiri. Ariko ubu ngubu u Rwanda rwatangiye gutsinda ibitego bine yego watsinze Grenada 162 ariko kandi nanone nabyo bizamura icyizere buriya. Noneho tugiye ku cyahindutse rero Christian ndagira ku cyahindutse mbere na mbere niyo nakubwiye ngo nituza mu kibuga noneho dufite byinshi byo gushima kurusha ama protocole yandi yabaye imbere yo kwinjiza abafana. Icyabaye mbere na mbere cyo kwishimira muri ministeri inzego zarahindutse abayobozi muri ministeri barahindutse. Dufite ministeri wa siporo simushye cyane uko wenda mazemo amezi ariko nayo ni mushya uri kumva umunyamabanga baduhereza urumva abangabo ni bashya none ujya muri Ferwafa ni bashya ariko none ni bashya ariko none n'ibitekerezo bishya. None tuza kuri pitch ku kibuga mbere na mbere nabanza ngashima initiative ya ministeri ya siporo na Ferwafa yo gukora ibishoboka kugira ngo ahantu hari umukinnyi w'umunyarwanda cyangwa ufite amaraso y'abanyarwanda n'uwakomera gukinira u Rwanda ushoboye kurusha abo dufite azi ibyo ngibyo byarageragejwe biranakorwa. Niyo turi kubona umusaruro wacyo ni icyambere sibyo. Ikindi cya kabiri turabibona perezida wa Ferwafa ministre wa siporo ari kuza ku kibuga kuri match kureba iyi foto yirivugira ni minister of state umunyamabanga wa leta oya ni kuvuga ministre wa siporo urumva hakazana state minister cyangwa se umunyamabanga wa leta muri ministeri ya siporo hakazana permanent secretary no mu mama no umunyamabanga wa ministeri ya siporo sibyo yego. Ubona ko ari ikintu muri ministeri ya siporo ntawasigaye ataje kureba bano bari mu bintu byabo iri hano muri amasegonda make mvuge kuri kubyo iyi ni ministeri ya siporo yaje kuri stade muri amasegonda make mvuge kuri neri kandi buriya sina ministeri ya siporo yonyine yari yaje kuri stade Ferwafa yose yari hari Rwanda Premier League ni iri muri coordination y'imikino yose. Rwanda Premier League nibo komiseri nibo bashinzwe kureba niba Ferwafa nibo bicaye hariya nibo barimo kureba uri kubyumva. Icya gatatu byaba bibabaje hatarimo abantu abakozi bose ba ministeri ya siporo batamanutse mu gihe hari ministry wa infrastructure hariya local government avuye mu muganda je hariya uri kubyumva undi wahehaje hariya Perezida Kagame avuye hariya byayibabaje nyine utababonye mucigano nyinshi abafite ariko byayibabaje nyine utababonye. Mu minsi ishize umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakunze kugaruka ku ngirwaruhame yabwiraga abasportif mu buryo butandukanye mu bihe kandi siporo bayireke ntabwo ari ibyo ngibyo ndiyo interview ndayifite ariko na nyine nabo karimo ariko icyatumaga abagira inama yuko batangira gushaka amateleviziyo nuko ngo hari ikintu yaburaga mu bakinnyi bacu ndashakaga ubushake akabubura agashaka guhangana n'indangagaciro personalities akazibura mu batlete ariko ntago ari aho byapfiraga honyine munyihanganire byapfiraga mu nzego zitandukanye guhera muri ministeri ya siporo kugira mu ishyira muri umupira w'amaguru hano iwacu mu Rwanda. Ngiye kwitiza ubuzima bwite bw'umuyobozi ndetse no muri federation
abazi neza madamu Minister Neri Mukanzayire ni umumama mbere y'ibindi byose ni akazi, mbere yo kugira icyo umubwira icyo ari cyo cyose buriya baje haranoza Kacyiru, mbere yo kugira ikintu umubwira cyinshi ni akazi. Hari n'umuntu ugeze kutubwira ko muri presence yagiraga igitsure gikomeye cyane, nicyo niyo garukaho ni umunyagitsure, noneho akaba ikindi ntabwo ari igitsure gusa kirangira aho ngaho, akaba ari umuntu uzi kubana n'abantu, akaba n'umukozi. Ejo bundi yari ari Dakar, avuye Dakar mu gitondo tumubona muri RPF. Izo ni inshingano agomba gukora. Oya ntabwo ari ubwo ngo ni inshingano. Ejo bundi yari ari Dakar. Yego. Umunsi ukurikiye tumubonye mu nama ya RPF. Yego. Ukurikiye tumubonye kuri Kigali Perezida. Uburyo mu muganda. Ukurikiye tumubonye mu muganda. Rugura aho gato n'uzajya gutaha ikibuga. Niyo character yiwe. Ntabwo ari umuntu ukunda biro. Muri character ziwe ni umuhadi waka. Ni umuntu wizerera mu gukora, ni umuntu ubirivingira ko buri kintu cyose habamo ikintu cyitwa gukora, ariko agashaka uburyo ashyira muri kondisiyo abo bakorana. Akazi karakorwa, ntabwo ari abantu ngo amasaha yarangiye dukora akazi, n'akazi kazivugira. Niyo character ya Neri Mukanzayire. Wajya kuri Fabrice Shema, nyiragize amahirwe yo kumenya mbere atari yajya no mu bya siporo cyane. Fabrice ni umugabo icyambere afite umunyabwenge, icya kabiri uzi kubona ikintu kizaba akakimenya hakiri kare. Umunyabwenge ukoresha ubwenge bwinshi, noneho akagira ikindi kintu, akaba ari umuntu uzi kubanirana, kubana arabizi. Ariyo mpamvu usanga buri kantu kose akenshi usanga afite notion, nawe akagira kandi kantu ko umukozi wo ku rwego rwo hejuru ukora buri kintu cyose mu buzima bwe. Ibyo rero ibikombatanyije hamwe, niyo mpamvu usanga federasiyo bahagurutse, ugasanga Ministry bahagurutse, ndetse ari abantu bafite igitekerezo cyo gushaka intsinzi. Ariyo mpamvu utagira kumva ngo njyewe Shema Fabrice nahagurutse njya kwishakira Hakim Sabo na Great kuko bagize ikibazo. Ari nayo mpamvu ngira ngo mbasubize inyuma gato, ubwo u Rwanda rwatsindwaga na Afrika y'ibitego 3 ku busa. Ariko muze no kuturebera ya liste twari dufite y'abakinnyi babanjemo ku mugoroba. Noneho ndashaka kubasubiza inyuma gato kujye tureba cyahindutse n'icyo ubuyobozi bwa Ferwafa na Ministeri bakoze. Ugiye kureba ababanjemo mu ekipe y'igihugu Rwanda Amavubi dukina na Afrika y'Epfo dutsindwa 3. Ntwari Fiacre yari mu izamu. Uri kumva? Adakina. Uyu munsi nawe uhari. Urumva? Icyo gihe Claude niyo mugabo yarakinnye, hakina Banditse, hakina Ange Mutsinzi na Byiningiro Jean Gilbert muri defense. Kuri iyi nshuro twe tumaze imikino 2 tubona ko Kavita Fanuel kubera Banditse wavunitse, Kavita Fanuel yaje arakina, ndetse ukabona ko yabaye no muri deri, ni nawe uri patron wa defense, nawe ubona ko mu kibuga ni commande ni wivaho, ni wenyine ubona ko ayoboye. Aho ngo twe tumubaza iminsi tubona ko ubwo babiri mu gice cy'ubwugarizi bebamaje gusohoka muri iyo liste yabanjemo. Uri kumva turi kumpinduka zabaye mu Mavubi. Bonner icyo gihe yari yakinnye na Jihad mu kibuga hagati, bagarutse. Hanyuma Georgia Kwizera yakinnye, Muhire Keve yakinnye na Mugisha Gilbert barafinda, bo ntabwo bigeze bakene nitwababonye, nubwo Gilbert ku mugoro yasimbuye, ariko na Nshuti Innocent wari watatse, ariko kuri ubu ngubu kwera ikibazo cy'imvune ntabwo yarahari. Mu byo ugiye kureba wavuga ko hafi 5 cyangwa 6 bari bahari kuri uwo mukino twatsinzwemo na Afrika y'Epfo ntibagarutse. Ariko umva izo ni impinduka za mbere kandi twabonye zatanze umusaruro. Nimba Banditse ku kibazo yagize cy'imvune twabonye ko nta cyo cyagaragaye. Kavita Fanuel yakinnye na clean sheet iraboneka inyuma. Wa muntu witwaga Ntwari Fiacre warubizi neza ko mu ikipe ye atari gukina. Urumva uri kuba muri Afrika y'Epfo ariko utari gukinayo. Uri kumva? Ntabwo noneho cya kibanza yarizeye yarameze nk'umuntu uzi ngo hari amafite ikibanza igihe cyari cyo cyose nimzamura umucanga ndacyubaka mu ikipe y'igihugu. Cya kizere ngo turi kubona ko Olivier waje nta cyuho cyawe Ntwari Fiacre twabonye. Bivuze ngo Ntwari Fiacre icyo ari bukore nuko ari bupushinga, ari bukora ibishoboka byose kugira ngo umwanya wo gukina. Twaranabivuze tuvuga ko narijoro sinzi abantu twe turimo turakiganiraho, ntabwo ushobora guhamagara abakinnyi babiri bose bakomeye ngo umwe mu buriro umwanya uvuye hanze. Uvuga ngo uvuye mu Rwanda cyangwa se uri mu Rwanda azabura umwanya kubera ko suko atabikwiye, ahubwo ari kugira ngo nkuko ubushize Frank yigeze kutubwira ngo
turi gushaka ko umuvandimwe Fiacre hazakina muri ekipe ye reka tumuhe amahirwe iyo televiziyo irahari ntabwo ari twe tuyihimbiye bari kumushakira uburyo ntabwo mwanya muri club ushakirwa mu ikipe y'igihugu ahubwo umwanya mu ikipe y'igihugu ushakirwa muri club ni nacyo nkundira Constantine yego Constantine yasanze Mangwenda atarimo gukina muri ADEPR Masoro baramuhamagaye bya bindi tumenyereye ngo umukinnyi ukomeye wacu ngo asanzwe akomeye ngo turamuhamagara Constantine yabajije raporo ya Imana ishimwe uri kubyumva baramubwira ati uyu mutipe avuye mu mvune vuba akirutse ntabwo yarafatisha akina banzamo yego ntabwo burya fitness iba yari yakaze ntabwo kubanzamo ari gukina iminota 40 na 30 ari kwinjira asimbuye muri ADEPR none se ugira ngo Constantine abigarutseho ku mugoroba yavuze ngo ndashimira nubwo bamubajije ngo nagire comment antera kuri Kwizero Olivier akavuga ngo sinyavuga ku mukino umwe ngo ngivuga kuri equipe ariko ikinyuma arabivuga yavuze ngo yavuze Claude ko ari umukinnyi mwiza witwaye neza yashimiye Kagege yashimiye ngira ngo namutsinzi yanje yego n'abandi ndetse na Mikel avuga ko n'abakinnyi bitwaye neza muri iyi mikino ariko icyo nashatse kuvuga ni iki icyo twashimira Constantine ni iki ni umutoza wubakiye kuri performance y'abakinnyi apana ku marangamutima so none icyo nkubwira cyo tukivuga kuri iyi ngingo ubu ngubu Mugisha Gilbert yabaga azi ko namagarwa mu Mavubi azaza Isaya rero sagomba gukina ubu ngubu aragenda aryame atuza avuga ngo umwanya ndawufite kuri ba Mikel mukanda ahubwo neza nshuti noza tunamwifuriza ko yakira vuba kongera akagaruka ariko nawe arabizi ko nadakora cyane Abedi yaje aratsinda ba Mikel zimwe mu bushize baratsinze kandi bari no gukina neza bazi no gukina n'abandi kuko football tugezeho kuri ubu ngubu kumwataka ibigezweho ntabwo akeneye wa mwataka w'umufinisha gusa ahubwo akeneye wa mwataka ushobora gukina na bagenzi be ari byo turi kubona kuri Abedi ufite uburyo bwo gutera mu izamu ariko akagara umupira akawupasa kwa George Yakwizeye icyo icyahindutse nuko twabonye abakinnyi basumbije urwego abari bahari kandi none n'abandi bari bahari nabo batangiye gukora cyane kuko Claude narabizi amahirwe yabonye yarabizi neza ko Mangwende nahari ariko nawe ntiyavuze ngo nagaruka azongera sore ahubwo yaravuze ati nubwo agarutse reka nkore umutoza azame imbere icyo nakoze toza muri old school yiwe gusoza ku Mavubi muri old school y'ikote twaye igikombe nyuma y'imyaka 26 twareka igikombe cya Komesa mwita Jacques Mikel twareka igikombe mu kinyi w'irushanwa twareka igikombe mu mikino ya Komesa twatsindaga Zambia I think ibitego 3-1 mu mwaka wa 2020 muri 2000 icyo gihe ngira ngo abantu banabyibuka ari bakeya icyo twari dufite cyari cya Sekafa ya Rwanda B cyatwe 1999 kongera gutwara igikombe rero kuvuga ngo ugiye kubisubika mu gihe cy'iminota tuba dufite ntabwo yabihagije ariko ndashaka kuvuga ibintu nka 2 cyangwa 3 ngiye nkunda ibyo abakinnyi bitangariza cyangwa biva mu bakinnyi biro konza muri tactique ndetse n'icyo kwishimira kuri equipe nationale ndetse binatanga n'icyizere Mugisha Bonheur Casemiro yavuze ikintu gikomeye abantu bakwiye gutindaho cyane ati uyu mutoza ni umutoza wita kuri discipline ku gihe ni umutoza ukunda igihe nkunda ukuntu aba yiyambariye ni umutoza ukunda igihe ati aho hantu rwose nta mikino haba kubera iki akunda igihe nuko ashaka gukoresha neza igihe cyiwe kuko mu mupira w'amaguru ntibazakubeshye muri kino gihe ntabwo ari ya minota 90 turimo turabona mu kibuga si ya masaha 2 make abakipe bakora imyitozo gusa oya ahubwo n'uburyo abantu babaho uburyo abantu bagendana icyo barimo barashaka uburyo afata umwanya wo kujya kwiga adversaire agiye gukina nawe uburyo biga tactique n'ibyo byose rero iyo udafite discipline birakuvuna ariyo mpamvu ujya kureba arimo aranyibutsa igihe yazaga yafashe muri twa Jacques Tuyisenga mu girundi wundi Jacques ntabwo twari tumuzi yamukiye bisanzwe iri from Norway ariko iyo nyota ye n'ubwo bushake bwe byagaragaje ko Jacques ashaka kumunda Jacques nyuma yahaza kuba uw'inzobe ndi kubibona muri Abedi ndimo ndibona muri groupe equipe nationale n'umutozo ukuza kayitarema umukinnyi ashutse ahubwo babe maso biraza kugorana cyane so ntabwo abakinnyi bari baboneka uko nabonye Shema Fabrice bati aba bari bakiye ko twarihutaga tuzabona benshi
uyu mugabo aramutse afite ibisubizo by'abakinnyi benshi bimusabye iminsi yonyine tura n'abakeneye bimusabye iminsi hari imyanya myinshi tugikeneye abakinnyi na nijoro yabisuye iminsi itanu bimusabye iminsi ari mu myitozo n'abakinnyi be kuri uwo rwo gutwera ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda yari imaze imyaka muri ino myaka ibiri ishize ikibazo ari cya mbere gikomeye ntabwo mukize rero twese kugira ikipe y'igihugu y'u Rwanda idatsindwa ariko twari tugeze muri ikipe y'igihugu irimo irinjizwa ibitego byinshi yinjizwa ibitego byinshi mu minsi ishize harimo iki cyuhiro murabona gukina match ebyiri za clean sheet kwiza Olivier nubwo turimo turamukomera amashyi ariko nakazi yahuye nako nakazi na kamwe ngize abona ko muri mikino ikipe y'igihugu y'u Rwanda yinjije ibitego 6 nta na kimwe yinjijwe itsinzwe imikino 2 noneho ntabwo ari bya bindi bya heka heka hari ukuntu ikipe y'igihugu y'u Rwanda yakinaga ari heka heka reka turwane no kudefanda ni ikipe nako irimo irafungura igakina noneho ukabona ibijyanye n'igitekerezo cy'umutoza cy'icyo arimo ashaka kurema mu bakinnyi mu minsi ngaha ine yonyine noneho nta bakinnyi baje bwa mbere muri ikipe nationale ni ikipe agiye guhindura ku rwego kugera cya 60% impinduka zagaragaye muri 11 barimo barabanzamo ikindi gikomeye mwagarutseho gato ariko mwagereza imbaraga nyazo zikwiriye ntago byoroheye umutozo ari wese kuza kwifata ngo agire kajye gikizere babwiraga ngo aratitira kagiye ngo yaratitira muri ikipe nationale nibyo nakubwiraga nibyo narimo twari turimo twavuga we nibyo twavugaga ko twagenderaga ku mazina yaba ari nka kera tuba twazanye Ombolenga akaba yabanje cyangwa cyatoje we dutera indishinge cyangwa se oya sinamanzi gusa nuzuye Kavita akaba yahakira kuko Kavita ni wari rusanzwe akira kuri kabiri ariko bagiriye ikizere kagege kandi yitwara neza ni kigaragaza rero cyo kugira ikipe ikizere mu ikipe y'igihugu umuntu ashimirwa ibyo yakoze reka dusoreze wenda kugutwara ibihembo cyangwa se gutanga ibihembo Joy Jacques Michaels niwe watwaye igihembo video bayisubizeho we wandangire ubu bagiye guhita itangira ushobora guhita itangira kandi twashaka kureba aho batwara ibihembo urumva Jacques Michaels niwe wabaye umukinnyi mwiza w'irushanwa yatsinze igitego 2 anatanga na assist kuri match ibanza yaratsinze anatanga assist ntabwo ari wayitanze nta beto wayitanze ntabwo yigeze atanga assist kuko muri report nabonye ibitego muri bitego 4 nta assist yigeze atanga oya nayo ni yarayitanze ndumva ko bayitanze ariko ntayo reka twibukiranye ibitego bine yatanze assist atsinda igitego urumva Abeda atanga assist y'igitego kindi Irene atanga assist y'ikindi gitego ikindi gitego kindi cya Jihad ni David Jihad ni pressing yarakoze okay ejo rero yanatsinze ikindi gitego so rero niyo wabaye umukinnyi w'irushanwa Jacques Lance bamuhereza igihembo cy'umukinnyi w'irushanwa hanyuma ariko kwizera Olivier nabonye rero baratini nkacyo habaye Messi kirishi nagakombe gato mwakubaye Messi so hanyuma rero ubwo ikipe y'igihugu y'u Rwanda nyine yabaye ya mbere mu mikino yaberaga hano kuri Stade Amahoro mu itsinda rya mbere buri mukinnyi ubona ko afite umwana yazanye umwana we n'ibintu byiza bituma abana banakunda umupira binaryoshye cyane reka dusoza ntabwo twavuga ibintu byose tu kinashimye gikomeye usibye abazamu abakinnyi bose mutoze hamagaye bose abagira umwanya bahereza abereka abantu ngo reka mbashyiremo umugaragaza urwego rwanda Steven Kalisa Steven Kalisa yakinnye umunota umwe n'amasegonda yakinnye nk'iminota nk'itatu yakoze ku mupira awuteresheje umutwe gusa nawe waje umukoraho nabyo ni byiza hanyuma nka yitwa nde Rage Rage we yawukiriye Rage yakoze ku mipira nayibaze rege Rage yakoze ku mipira ntabwo ninde winjiranye na Steven Kalisa binjiranye muri Manzitseri nta mupira ngira ngo yakozeho yawukoze uretse yakinnye ko yakinnye iminota myinshi urumva so rero yari amaze gutsinda ninde winjiranye na Steven Kalisa niba nibuka neza ninde yazanye n'abarafinda se barafinda yari yaje mu mbere ahubwo Yunus yazanye na Yunus ariko ubwo ni Yunus nta mupira yakoze ariko afite akazi gakomeye barabawinga bafite akazi gakomeye bashira ibintu bya heka byo kwirukanka babonye abantu bashaka kurimina abantu ubwo ibi ni byaranze ku munsi w'ejo muri rusange niyo mugakora bashimiraga kwizera icyo nakwisabira gikomeye
Boneri ibyo wari wasabye byari cyari abakinnyi bacu turabinginze dufatikanyiriza hamwe kubaka ikipe y'igihugu bya byo tuma byahekaheka byanyu dusabe Ferwafa ibyo bintu by'abakinnyi bibi basaba bihorere umukinnyi utazabasha kwitwara neza nta mwanya afite kwa Constantine azasohokamo haza abandi ahubwo reka twisabire Ferwafa na Ministeri ya Sport bimwe byo hanze y'ikibuga mutuganiririze aba bakinnyi batari baza gukina ikipe y'igihugu baze hano twabonye Matayo urumva ngo tubonye Warren Kamanzi kuri kabiri tukabona abantu wamo tukabona Noame muri Groningen yaranatsinze muri weekend ishembere ko yigiye muri FIFA International Break tukabona Trezor nyina ari hano nawe aba batipe batatu bari baba Mikels ejo ubundi bapfushije nyirakuru ejo ubundi bapfushije nyogokuru wabo umugoroba abavandimwe se ko mbona ejo bagize isabukuru banapfusha nyirakuru wabo ko nta muvandimwe muri Tigers ejo ni muri RSSB yakinnye nawe nyirakuru yatabarutse so mama ubyara mama wabo niwe witabye Imana muri interview muraza kubibona ko bana uwo mwita mucyugo ni grandmother wabo nyirakuru cyangwa se nyirakuru mbone no Munyarwanda wewe Boneri watwambukije urumva ariko n'abana bavukiye Kigali nkaba Boneri nyine nta kundi tugomba kuba twaza tukabaherekeza